Ahangaha rero mureba iyi mbeba mwayibonye, bivuze ngo imbeba ifite ubudahangarwa bwo kuba yamara iminota 5 kuri 4 iri mu mazi irimo yoga, no ku munota wa 5 nibwo icika imbaraga. Imbeba yariye neza, imbeba yahaze, nibwo ishobora kumara iminota hagati y'4 n'5 iri mu mazi irimo irahangana kugira ngo irengere ubuzima bwayo. Iyi mbeba mureba rero yagerageje, ibaye imbeba ya 8 mu mbeba maze gukoresha ubushakashatsi mu buryo bwo kuresista umwuka cyangwa kuresista imbaraga irimo iroga mu mazi. Bivuze ngo iyi mbeba ifite ubudahangarwa nk'ubw'aba banajeri bari abirubavu ku Gisenyi, kubera ko umunyakigali ugiye mu mazi y'ikiyaga cya Kivu uzi koga cyane, umunota umwe aba yamaze gucika intege, yatangiye kuruka kwahagira. Ariko harimo abantu nabonye i Rubavu bagera mu isaha yose. Bivuze ngo rero umuntu urimo uratangira kumenya koga ashobora kugeza guhangana n'iyi mbeba, ariko bitavuze ko umuntu anganya n'imbeba koga. Imbeba ya 8, imbeba mu bushakashatsi nakoze yoze igihe kinini, yoze iminota 8 yose. Ako ari imbeba y'igisozi yari ifite amabya manini cyane apima nk'irobo, yari igisore imeze nk'ifuku, n'ibya biba binini cyane biba bimeze nk'amafuku. Ako iyi ngiyi ni imbeba isanzwe yo mu nzu. Bivuze ngo rero imbeba nayo ntisanzwe, ariyo nayo mpamvu ubushakashatsi bwinshi bukorwa cyane ku bantu, ku miti, mu gusuzuma ibintu by'imiti indi ya gakondo bakoresha bakunda gukoresha imbeba. Urabona imbeba yamaze gucika intege, niyo wayishyira hasi ntabwo ahita yirukanka kubera yananiwe cyane. Reba ukuboko kwayo, reba utuguru tw'imbeba, si utubona batubonye. Aha, muraho neza rero, mwiriwe neza abantu mukurikiye Afrimason TV. Ahangaha twagira ngo tubereke imbeba ifite umwuka mwinshi uhagije igihe imara mu mazi irimo iroga, n'imbaraga ifite bishobora kuyiha kuba yaba imbeba idasanzwe. Ubushakashatsi bwanjye nakoze ku mbeba uburyo ishobora kuba ahantu hatari umwuka, irindiriye umuhigo cyangwa itegereje gushaka ifunguro cyangwa icyo kurya. Imbeba ni imwe mu nyamaswa cyangwa ni imwe mu biremwa bibasha kwihanganira igihe kinini bidahumeka, bitabona umwuka, ugereranyije n'ibindi biremwa bitazi koga n'ibizi koga mu mazi magari cyangwa amazi magufi, ay'imigezi, ay'ibiyaga ndetse n'inyanja. Imbeba nayo iza ku rutonde rw'ibinyamaswa zizi koga ariko zibasha kwihangana, gusa ntago zitinda mu mazi. Hari ubwoko bw'imbeba buba mu mazi bushobora no kumenya koga igihe kinini, cyangwa bushobora kubaho nk'amafi mu mazi, ariko akenshi ntago zikunda kuba mu mazi cyane. Iyi rero ni imbeba isanzwe yo mu nzu. Ubushakashatsi rero nakoze ku mbeba, imbeba yabashe kwihanganira umwanya munini iri mu mazi ayisumba, yageze ku minota 8, mu gihe iyi mbeba turi kureba hano kuri ekara yacu igeze ku minota 3 kano kanya, ariko iracyafite imbaraga, bishobora nuko nayo ishobora kugera kuri ya minota 8 cyangwa ikayirenza. Reka dukomeze turebe, irimo irahangana, ariko ikigaragara ko yatangiye gucika intege, kuko yatangiye umutwe wose, amaguru, amaboko yayo biri hejuru y'amazi, ariko igezaho itangira kugenda inanirwa cyane, hakagaragara ikajya izamura umunwa hejuru wonyine, ndetse igice cy'amaso ugasanga cyarengewe n'amatwi. Ibi ni ibigaragaza ko imbeba yacu yamaze gucika intege. Reka dukomeze dukurikirane iby'iyi mbeba, nitubona igeze ku rwego rwo kunanirwa burundu, igiye kubura ubuzima, turaza kuyicungura tuyikure muri aya mazi. Urabona ko irimo irerekeza impande zose ishaka kuva muri aya mazi. Tuyagereranye nk'ikiyaga cyangwa tuyagereranye nk'inyanja cyangwa se umugezi, ariko yarohamyemo uburyo yakivanamo. Urabona ko yagerageje, gusa ahantu yagakwiye kururira ngo ive muri aya mazi haranyerera.
urabona ko ni ahantu hameze nk'indobo cyangwa ikibase kinini cyane, kuzamukamo byayinaniye. Irimo irarwana n'umwuka, irimo irarwana, irakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo irebe ko yavamo. Urabona ko hari aho iri kugera ikaruha ikarengerwa. Iki ni ikigaragara ko imbeba yacu yamaze gucika imbaraga. Ahangaha rero niho ubuhanga ndetse n'ubumenyi ku mwozi wa nyawe, cyangwa ku nyamaswa cyangwa ku kiremwa kizi koga cyane, uburyo gishobora gutabarwa n'akuka kacyo ka nyuma. Urabona mu gicucucucu hari umugabo uri hejuru y'aya mazi, arimo arareberera iyi mbeba hafi kugira ngo nijya kubura ubuzima aze kuyitabara, nijya kubura ubuzima aze kuyicungura. Dukomeze turebe rero iby'iyi mbeba iherezo ryayo. Ariko urabibona ko yagerageje cyane kabisa. Tugeze ku munota wa 5 n'amasegonda 59, ariko urabona ko amasegonda 59 amaze kurangira. Tugeze ku munota wa 6 ndetse n'amasegonda 10 ari gukomeza no kuzamuka. Bivuze ngo iyi mbeba ishobora kuza gutwara insinzi, ariko wibuke ko hari iminota ya presentation igera muri 2 itangira iki kiganiro. Dukomeze turebe iby'iyi mbeba. Ese iyi mbeba dufite uyu munsi n'izindi mbeba 7 twabashe gukoresha ku bushakashatsi bwacu, niyi mbeba yatsinze. Urabona iyi mbeba yananiwe cyane, itangiye kurengerwa, ahari bisa naho igiye kumira nkeri. Urabona iracishamo ikarengerwa, ikibira hasi, ariko ikarwana intambara, ikazamura umunwa hejuru, umunwa n'amazuru hejuru. Yagerageje kabisa. Urabona yananiwe, aho bukera reka tugere tuyikure muri aya mazi, hasigaye tuyizamure hejuru, tuyire kure yigendere. Urabona ko wa mugabo ashoye akaboko muri ya ndobo kugira ngo abashe gukuramo iyi mbeba, ayihe ubuzima maze yongere isubire mu buzima. Muraho neza rero, mwiriwe neza abantu mukurikiye Afrimason TV. Ahangaha twagira ngo tubereke imbeba ifite umwuka mwinshi uhagije igihe imara mu mazi irimo iroga. N'imbaraga ifite bishobora kuyiha kuba yaba imbeba idasanzwe. Ahangaha rero mureba iyi mbeba mwayibonye, bivuze ngo imbeba ifite ubudahangarwa bwo kuba yamara iminota 5 kuri 4 iri mu mazi irimo yoga. No ku munota wa 5 nibwo icika imbaraga. Imbeba yariye neza, imbeba yahaze, nibwo ishobora kumara iminota hagati y'4 n'5 iri mu mazi irimo irahangana kugira ngo irengere ubuzima bwayo. Iyi mbeba mureba rero yagerageje, ibaye imbeba ya 8 mu mbeba maze gukoresha ubushakashatsi mu buryo bwo kuresista umwuka cyangwa kuresista imbaraga irimo iroga mu mazi. Bivuze ngo iyi mbeba ifite ubudahangarwa nk'ubw'aba banajeri bari abiruka mu Gisenyi, kubera ko umunyakigali ugiye mu mazi y'ikiyaga cya Kivu uzi koga cyane, umunota umwe aba yamaze gucika intege, yatangiye kuruha kwahagira. Ariko harimo abantu nabonye igihe ubavu bagera mu isaha yose. Bivuze ngo rero umuntu urimo uratangira kumenya koga ashobora kugerageza guhangana n'iyi mbeba, ariko bitavuze ko umuntu anganya n'imbeba koga. Imbeba ya 8, imbeba mu bushakashatsi nakoze yoze igihe kinini, yoze iminota 8 yose. Ako ari imbeba y'igisozi yindi ifite amabya manini cyane apima nk'irobo. Yari igisore imeze nk'ifuku, n'ibya biba binini cyane biba bimeze nk'amafuku, ako yingi ni imbeba isanzwe yo mu nzu. Bivuze ngo rero imbeba nayo ni isanzwe, ariyo nayo mpamvu ubushakashatsi bwinshi bukorwa cyane ku bantu, ku miti, mu gusuzuma ibintu by'imiti yingi ya gakondo bakoresha bakunda gukoresha imbeba. Urabona imbeba yamaze gucika intege, ni wayishyira hasi ntabwo ahita yirukanka kubera yananiwe cyane. Reba utuboko twayo igeza rino kuri zuba, reba utuguru tw'imbeba, so tubona yatubona. Ahangaha yananiwe cyane, yishyize hasi ahita yabona ko no kwirukanka ntabwo bishoboka. Genda mbere igeza hano. Urabona iyi mbeba ahangaha no kwiruka igeza hano cyane. Urabona iyi mbeba no kwirukanka, so ubona akaboko ko ni kugira ngo ugenda ntabwo ushobora kugusha. Genda kubera ko yananiwe byadanze. Ubu ngubu ni nko gupfa, ni nko kuzuka. Ubu ngubu ahangaha irimo irapfa imeze nk'igiye kuzuka. Ni ukuvuga rero wowe imbeba nayo uyu munsi nicyo kiganiro twe twabateguriye. Uyu munsi mu ikiganiro twe twabateguriye
twashakaga kubereka uburyo iresisita umwuka n'uburyo ishobora kwegereza umuhigo iri ahantu hatari umwuka uhagije, itegereje icyo yafata cyangwa umuhigo wayo. Murakoze rero, muragahorana amata ku ruhimbi. Iyi ni Afrimason TV, muri kumwe nanjye Ruganzu Cyambaranama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abantu. Ahangaha murayibona ko yacitse intege. Hano murabona yacitse intege, irimo irogera hasi mu mazi. Se tuyibabarire ibeho cyangwa tuyireke? Oya, mukanya nitubona yananiwe cyane turayikuramo.